ndabasuhuze mwese mbifurize amahoro y'Imana. Amahoro y'Imana abane namwe aho muri hose, abari hano mu gihugu cyacu cy'u Rwanda, abari kuri uyu mugabane wa Afrika, mwese abari South Africa, Cape Town, abari Maputo, muri Mozambique, ndabizi mafite inshuti nyinshi, abari Uganda namwe turabasohoje, abari Nairobi bafite inshuti nyinshi, i Burundi muri abantu banje cyane, ndetse twambutse tukagera hano hakurya ya Afrika, Canada, muri inshuti zanjye mpafite abantu benshi aho ngaho, muri Amerika, Australia, mfite abantu benshi. Imana ikomeze ibampera umugisha, abari muri Autriche namwe Imana ibaha umugisha, abari mu Bufaransa, mwese Imana ikomeze ibampera umugisha, abari mu Bwongereza bahasi na mwese ndabizi murankurikirana, Imana ikomeze iduhana umugisha. Ntabwo muri mu bihugu byinshi sinabavuga ngo mbarondore, abadespora bose ndashaka kugira ngo mbifurize amahoro y'Imana. Amahoro y'Imana akomeze abane namwe, kandi umugisha w'Imana muri uyu mwaka wa 2021, Imana ikomeze ibane namwe, ibashigikire amahoro, umugisha, kwaguka, de paski fonetra shalaitomi, gukomera, bikomeze bibane namwe. Ndafashijwe iyo ndi gusuhuza inshuti zanjye, mba numva nezerewe, mba numva umutima wanjye wuzuye ibyishimo. Rero namwe muri hano muri Afrika, muri Cameroon, hari abantu bari Cameroon bajya banyandikira bakambwira ngo pastor turagukurikira, Imana rwose ikomeze ibampera umugisha. Hari inshuti zanjye ziri muri Niger, namwe Imana ibampera umugisha. Abantu bari muri Romani Platina bajya bambwira ngo bari muri Romani Platina, namwe Imana ikomeze ibampera umugisha, kandi umugisha w'Imana ukomeze ubane namwe. Mbifurije amahoro y'Imana. Hari abajya bambwira ngo ntabwo tubona ukuntu dusenga kubera turi mu bihugu by'abasilamu, turiko dusengera mu byumba. Namwe mbifurije kugira imbaraga no gukomera, mushaka ubutunzi muri abo barabo, ahasigaye mubuzane mukora ibikorwa mu gwa Gasabo, mu gwa Bavyaye. Mwagiye guhaha nimukomeze muhahe, kandi uyu mwaka wa 2021 uzahahe, uronke, uzakomange, ukingurirwe. Ivyo nivyo nkwatuyeho nk'umushumba wabisigiwe. Imana iguhe umugisha. Ushaka kumfasha wakanda subscribe, warangiza ukawufata iyi nyigisho ukayoherereza abandi inshuti zawe, ukaziha. Ntabwo ushoboye kumpa amafaranga kuko amafaranga nawe warayabuze, nawe yafite kuyarekura birakugora, ariko igihe udashoboye kumpa amafaranga, mfasha twamamaze Yesu, mfasha twamamaze Yesu, azakugirira neza. Hari abadashoboye gutanga amafaranga batanga amagambo, nabo barahari. Hari abandi badashoboye gutanga amafaranga, bashigikira muri ubwo buryo. Nzakora subscribe, nzatanga ubutumwa bwiza, uriya mukozi w'Imana, Imana imugirire neza. Yesu rero akumpera umugisha, kandi mu mugisha w'Imana twatuyeho umugisha wo gutangirana nanjye, ukazasozanya nanjye muri 2020. Imana rero ikumpera umugisha. Mureke dusenge. Mana y'amahoro, tekopa titole sikenema ando de baisika, ndagushimiye kuko uri Imana nziza, kandi ukabura Imana ikomeye, ukabura Imana de palasi kudimika Israel flosh ketamba chikano onika. Uri Imana ifite
imbaraga, uri Imana ifite ubushobozi. Witi pasikotini marasikoderevo rashara witi mayisayi. Ndagushimiye kuko debika isika hari ibintu ugiye gukora kuri uyu muntu nkurikiye diko sinima mando ya trashara witi kide. Ndagushimiye ko hari ikintu ugiye gukora kuri we mu izina rya Yesu Kristo. Amen, 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 amen. Imana iguha umugisha wewe unkurikiye. Munyemerere ntange ijambo ry'ubuhanuzi. Mu kwezi kwa mbere kenshi mba ndi mu mwuka w'ubuhanuzi, mba ndi mu mwuka w'ubuhanuzi, kandi mba nzi ko ubuhanuzi bwose ngiye guhanura ku buzima bwawe k'Imana nkorera igiye kubusohoza. 50 Yesaya, ibice 50 muri Yesaya, guhera ku murongo wa 7, kuko Umwami Imana azantabara. Don't despair my God. Nicyo gituma ntamwara, nicyo gitumye nkomera mu maso yanjye, nkamera nk'urutare, kandi nzi yuko ntazakugwa n'isi. Niri jambo mpawe kugira ngo zane ku buzima bwawe, ku buzima bwawe. Ni ijambo ry'ubuzima, ijambo utajya guhaha muri supermarket ngo uribone, ijambo utakura muri shop iyo ariyo yose ngo uzaribone, ijambo utatoragura mu buhanga. Adobekele sikanomando yasi bibi yasala ichokema wite kala si maikoti telebando sika. Imana imbwira ngo yeyu ikirere cyose cy'abadayimoni cyari kiguteye ubuzima bwawe, Imana irakeye. Mili pisi watuwe sangole bangola la pe asitone paida isikla. Imana irame ngo nikubwira ngo icyo kiraro cyari cyakunaniye kwambuka, Imana irakikwambukije. Dusomye ijambo ngo kuko Umwami Imana azantabara. Nzanye ijambo rivanga ivyari bigiye kukumwaza, Imana ibikojeje isoni. Ivyari bigiye kukumwaza, Imana ibikojeje isoni. Haleluya, haleluya, haleluya. Nimba nkubwira ngo waramwaye, ntabwo ushobora kuntera amabuye kuko waramwaye. Nta muntu n'umwe atamwaye, nawe waramwaye, nanjye naramwaye. Hari umunsi ikimwaro cyiza ukaba udafite imbaraga yo gusubiza ikimwaro inyuma, ukamwara. Warangiza kumwara karitsiye ikabibona. Dalabe sifone ezikayimandode yazika. Warangiza kumwara abavandimwe bakabibona, ariko umva umuti. Iyo wageze muri Yesu, Yesu arabihinda. Afata ibidashoboka akabitereka muri birashoboka. Afata ibitariho akabishiraho. Ndafashijwe. Adobeska hidrome, afata ibidakomeye akabikomeza. Ntukabwire Imana ibibazo, ahubwo jya ubwira Imana ko ufite, jya ubwira ibibazo ko ufite Imana. Nongera subiremo. Kurikira. Ntukabwire Imana ibibazo, ahubwo jya ubwira ibibazo ko ufite Imana. Hari umuntu ahura n'ikigeragezo akabona kiramuhitana, abantu bose bakikanga bakavuga ngo runaka arapfuye, ariko ijambo rikavuga ngo sinzapfa. Takosidebede yasangwaga nzarama. Utumweho rero ngo ijambo Imana imuhaye
jambo ryavuze ngo kuko umwami Imana azantabara wiri pisiko deba nicyo gituma namwana 2020 waramwaye ariko 2021 2020 Imana imbwiye kutazamwara mama Imana imbwiye wa mugabo wo kutazamwara ibyakumwazaga birahari lelele pata kosini mika isrobla ashala wichikimai dramashnaide nicyo gituma nkomera mu maso yanjye hakamera nk'urutare koko umwami Imana iyo umwami Imana yaguhindukiriye ibintu byose arabihindura ukwibutse inyuma yawe hakera uryamana n'abagabo umuhisi n'umugenzi wibutse inyuma yawe hakera uryamana n'abagore n'umuhisi n'umugenzi uyu mwanya uri umupapa uyu mwanya uri umumama kuba rero Imana yarakurengeje aho nicyo kiri imbere yawe ntacyo kizagutwara wasimbutse byinshi kugira ngo uzakore byinshi kubaho ngaho utarahagwariye sida ngo umware ntabwo uzamwara kubaho ngaho utarahagwariye indwara zikomeye ntavuze n'amazina uyu mwanya nta kintu na kimwe kigomba kugutera ubwoba cyakumwaza lapita kosimala totala wizi kaimonesi kladro kuko umwami Imana azanabarashimiye nicyo gituma namwara nicyo gituma nkomera mu maso yanjye hakamera nk'urutare kandi nzi yuko ntazakogwa n'isoni Oh, hallelujah, 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 hallelujah. Hari igihe isoni ziza ukabona ziragukoze. Hari igihe ugera kugwaga ukabona birarangiye ariko Imana ikavuga ngo nanjye nyuma yuko birangiye nje gutangiza ibindi. Hari ibindi Imana ije gutangiza muri 2020. Imana ishimwe. waruzi kuzamwara ariko nzanye ijambo ry'ubuhanuzi nonaha Imana iravuganye nawe ngo ntuzamwara kandi ntuzakogwa n'isoni. Hari imbaraga zikomeye zirengera ubuzima bwawe. Hari imbaraga zikomeye zirengera ubuzima bwawe. Hari imbaraga zikomeye zirengera urugo rwawe. Hari imbaraga zikomeye Imana yoherereje kugira ngo zitambuke aho ngaho utarubashije gutambuka. Izina ryawe rihabwe icyubahiro. Hari igihe ureba hirya no hino ukabona isoni ziragukoze, wareba ku ruhande ukareba n'iburyo ukabona isoni ziragukoze, ariko Yesu ni mambo yote, the lepex line ndani ya yote ukimupata. Niba warakiriye Yesu w'imbaraga, niba warakiriye Yesu w'imirimo, ntabwo azaguteza bisi. Depoti kasalabo manda dia sikridi oleta uri pato talamisi kutirima ya suku de bando ya sika abuzamwara 2020 waramwaye ariko 2021 umva Imana irantumye ngo ninkubwire ngo ntabuzamwa. Hallelujah. Ibigeragezo sikarande kandi sinumurage, kubaho nabi sikarande kandi sinumurage,
si umugabane wagabanye ibyago bikokame. Ibyo bigeragezo ntabwo ari umugabane wagabanye, no. Izo ntambara ntabwo ari umugabane wagabanye, no. Ayo marira ntabwo ari umugabane wagabanye, no. Ntabwo ibyo byago te patore panski demando ya sikra ntabwo bizakokama. Mu ijuru hari Imana, mu ijuru hari Imana, hari Imana. Yatuvanye kure hari hakomeye cyane, izatugeza kure heza naho hakomeye cyane. Topala zala wichtima wadi meski delevole maida. Ntabwo ariko bizahora, ntabwo uzahora ubabaye, ntabwo uzahora usuzugurwa, ntabwo uzabura uri umunyamubabaro kuri uwo musozi, ntabwo uzahora uri umunyamubabaro kuri uwo musozi. Humura kuko Umwami Imana azantabara, nicyo gituma ntamwara. Ntuzamwara, 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 ntuzamwara. Oh haleluya, ntuzamwara. Imana ikuntumyeho irambwiye ngo ninkubwire ngo ntuzamwara. Nubwo ibikumwaza bihari, birahari, birahari, bikumwaza birahari. Adobesa kudemando, hari igihe Satani agihagurutse ibitumwaza, ariko akibagirwa ko hari Imana yavuganye natwe itugwanirira. Izobedevoma. Hari igihe uba mu kigeragezo gikaze, abantu bakakuvuga ngo urajye he, abandi bakakongorerana bavugana bajyana inzara, bavuga ngo dore ruriya rugabo, dore ruriya rudamu rubayeho, ariko nta mwana ntaki. Badasema, badachoka. Simba waruga ananguruma, uwo nguwo arahagurutse kugira ngo akugwanirire. Metala za benevomela kusini wa Chikaraba. Nubwo imbere yawe hari ibibazo, nubwo imbere yawe hari ibigeragezo, nubwo imbere yawe hari intambara, ndavugana nawe igihugu cyaricyo cyose urimo, ndavugana nawe umugabane wari wose uriho. Atopato kosidi bano marazarabini yasika, ndavugana nawe ngo hirya y'iyo mibabaro, hirya y'ayo marira, hirya y'iyo nzara, hirya y'iyo mikorere idasobanutse, hirya yabyo nashaka kukubwira ngo hari Imana. Haleluya, 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 haleluya. Humura, 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 siko bizahora. Humura, ntagahoraga hanze. Humura, ibyo bibazo bizarangira. Mutumweho. Ibyago n'amakuba by'umukiranutsi ni byinshi. Atopesi kadoma marazara widima, ariko Uwiteka akamugwanirira muri byose. Muri byose niho Imana iziye, muri byose niho ugiye kwakirira amahoro, muri byose niho hari igitangaza, muri byose niho hari inkuru nziza, muri byose niho hari kwakira. Ole bato kosima la wichikamando ya sikaye bonesa la widima. Hari igihe umuntu agahagarara adahagaze, hari igihe umuntu yicara akicara aticaye, hari igihe umuntu aryama akaryama ataryamye, ijoro rikanga gucya bukongera bugacya. Niko Theo yavuze ngo nejo buzacya. Reka nkubwire, ibyo byago bijya biba ku muntu. Umugabo akaryama akabura ibitotsi, akareba hirya no hino akayibura. Niko korari impuhwe yavuze
ngo hari igihe ureba hirya no hino ukabura Imana, ariko si uko ibidahari. Ute pato kosima idai soleba ispromenefa, si uko ibidahari. Imana irahari, ntabwo igaragara ariko Imana irahari. Ahubwo igihe uzaba wageze mu kibazo niho Imana izagaragara. Igiye kugaragara, igiye kugaragara, igiye kugaragara, igiye kugaragara. Aho mu rugo rwawe igiye kugaragara, aho mu kazi kawe igiye kugaragara. Ndabizi abenshi muteye ubwoba na COVID, kandi reka ibatera ubwoba n'icyorezo giteye ubwoba, ariko umwami dukorera arenze COVID. Umwami dukorera arenze ingwara zikomeye. Umwami dukorera arenze ibyo byose. Adobe samangole pesifone mando yasika zarawi tepe yasika idome mando ya lawi chikayi robini bo. Umwami dukorera ni umwami w'abami, ni Nganzamarumbo, ni Sambitarumba, ni Bwugamo bw'Umugaru. Uwo nguwo ntavugirwamo, iyo avuze biraba, iyo ategetse bigakomera. Wiripota no manza kusiri wichikayimo hayoro hichikabo onekaido, kuko umwami Imana azabwaba. Ntabwo uzamwara, ntabwo uzamwara, ntabwo uzamwara. Hari igihe twamwayiwe, turamwara, turamwara. Muri Kigali turamwara, turamwara. Bujumbura turamwara, Nairobi turamwara, Kampala turamwara. Ariko Imana y'amahoro, Imana dukorera, igaragaza imbaraga zayo, igaragaza ubutwari bwayo, iratabara. Nashaka kubwira ngo ije gutabara. Dusengane Imana nawe. Lala patotole mi paya sikudibini monda ya sakodere mando ade ya beni ya siko zalapende ya sikudema. Turagushimiye mwami, turagushimiye Jehova. Lele pando sika, ndagushimiye Jehova, ndagushimiye mwami w'abami. Nubwo hari bimwaza, ariko debonde ya sika uvuganye nanjye ko abantu bawe uyu mwaka batazamwara. 2020 abakora utuntu dutoya uratuzamuye, abari badafite imibereho ubahaye imibereho. O beta kosimene kosala uchikimando or hiri blasifo. Ndagushimiye kuko uri kumwe natwe. Bana n'umuntu wese warunkurikiye, muhesheje umugisha, umugisha wo gukira ingwara, umugisha wo gukira imivumo. Otepato kosima mando yaraweze kodema. Urakoze kukunyumvise, kandi buri muntu wese warankurikiye ndamuhesheje uyu mugisha. Umugisha 2021 niyaguke, nahabwe umugisha. Ibyo akoraho byose nibizamuke. Zabarindagara curuza nizizamuke, zabari inyanya curuza nizizamuke. Yaba ari umudozi w'imyenda nabona abakiriye, yaba icyakora cyari cyo cyose gihejeje umugisha mu izina rya Yesu Kristo. Amen, amen, amen. Imana ikumpera umugisha, kandi ubutumwa ubugeze ku bandi, kugira ngo izina ryawe rikomeze rihabwe icyubahiro mu izina rya Yesu.